bikuremo imyumvire bashyizwemo kuva kera, bemere gusoma ijambo ry'Imana bari netre, bemeye kuyoborwa n'Umwuka Wera, bazasanga imigenzo myinshi iba mu madini yabo nta yigeze ikandagira mu ijambo ry'Imana. Undi yitwa ngo ni Haleluya niyo kwizera, yaranditse aravuga ngo ese nk'ubu wowe wa mugore we urifuza iki koko? Imana ishimwe ko nta dini ndimo nshinga ngo ndimo ndababwira ntimuzi wanjye ibyo bya 10 mu binyihere, kandi noneho Imana ishimwe ko ibi bintu ntinyutse kubivuga, nukuri ndi mu gihugu kidashonje. Undi ni Umurundi, ndabona yitwa Albertin Ndayizeye. Biraboneka ko uyu mupfasoni hari ivyo adategera mu isezerano rishasha, akeneye ko asoma abakora urwandiko rwa mbere 9:13-14. Ibijya ku gicaniro ntago ari icya 10 mwene data. Uzarebe mu isezerano rya kera hose, niba hari ahantu bigeze batuma abantu ibijya ku gicaniro ngo bajye kuzana icya 10 bafite mu rugo, oya. Paulo yagereranyije ibyo byo mu rusengero n'ibijya ku gicaniro, ntago yabigereranyije n'icya 10 kuko ari ibintu bibiri bitandukanye. Icya 10 cyo nicyo gutunga abantu badafite ikibatunga, wishaka kuvanga icya 10 n'ibijya ku gicaniro. Kuki niba tugomba gutanga icya 10 uyu munsi, kuki Paulo atatanze urugero rujyanye n'icya 10? Yari yabuze urugero yakoresha ngo ahuze ibi bintu byo kumutunga n'icya 10. Hari igihe mbona n'ibi bintu byo gushyiraho imirongo ngenderwaho yo kugira ngo babone uko babaho bibamo akantu ko kwizera gukeya, bumva ko Imana itazashobora kubatunga ubwabo nibatiremera uburyo buzajya bubinjiriza amafaranga. Akwiriye kugira kwizera bagagara muri autorité rya jambo Yesu yavuze ko umukozi wese akwiriye ibihembo kandi intumwa izatungwa n'ubutumwa irimo iratanga. Icyo cyonyine bakumva ko kizabatunga. Uzi ko bashobora no kugira ubuzima burenze ubwo babona. Yitwa Uwamahoro Odanse. Ariko rero umubyeyi usome Bibiliya uyobowe n'Umwuka Wera, ureke gukoresha ubwenge bwawe uyobya abantu, ubusesenguzi mwihaye budashingiye mu kuyobora abantu mu by'ukuri muzabibazwa. None se ko atubwira ngo ahubwo abantu nibasoma ijambo ry'Imana, aduhaye ikihe cyanditswe nibura kimwe? Aduhaye ikihe cyanditswe kitwereka ko ibya 10 bitagenewe imfubyi n'abapfakazi n'abarewi n'abanyamahanga? Aravuga ngo abo bantu babwiriza kudatanga icya 10 no gusohoka mu nsengero bari gukoreshwa na Satani. Si gusa uri gukoreshwa na Satani, ubundi kizakwereka umuntu wabuze nk'icyo yireguza mu rubanza, iyo ananiwe kwataka ingingo z'amategeko arahindukira akakwataka wowe. Kuvuga ngo abo bantu batumwe na Satani. Yitwa Murenzi. Bwa mbere babujije kwikingiza, ubwa kabiri babujije gutanga icya 10, nibitaraza bizaza. Mbiswama niba ari twe turi kubwira abantu amarangamutima, kuki ari natwe tubaha ibyanditswe? Gaho uri kuzana amarangamutima mu mbwira uwo ari we, nuwuzana ibyanditswe cyangwa nuwuzana ibyo atekereza mu mutwe we. Ati ubwa mbere bababujije kwikingiza. Hari icyanditswe ahagazeho uyu munsi yahagararamo akatubwira ngo nitubikore cyangwa ntitubikore? Iyo bavuga ikimenyetso birengagiza ko Bibiliya itubwira ibintu bitatu: ikimenyetso cy'inyamaswa, izina ry'inyamaswa n'umubare w'iryo zina. Ndimo ndeba ibintu bigize ruriya rukingo, nza kubonamo anzime yitwa luciferase bituruka kuri Luciferi. Hanyuma iyi anzime mu by'ukuri niyo izajya igaragaza ko wikingije. Ibi bya message ejo bundi birava, ubu kandi bagiye kuntera amabuye, kandi ibi nabyo noneho biri hanze ku karubanda. Birasaba kujya gusa kureba contenu y'urukingo. Ese koko bazaryandika ku gahanga cyangwa bagize idedogeni yo kucyandika muri ADN y'abantu kikagumamo? Umuntu ngira inama yo kwikingiza cyangwa kutikingiza. Inama ngira abantu bose, ariko noneho yongeramo ngo ufite ubwenge abari umubare. Ni ibintu bisaba kuba vijira ugakanura. Ntawe uzakubwira ngo akira ikimenyetso ngo ndakikuzaniye, reka da, bazakiguha kwaje ku buryo uzashiduka ukigendana. Nahoze ndimo ndeba ibintu biri kuba, niba ari strategy nshyashya yaje, ndavuga se ubu abanyamadini bazahagarara ku ruhe ruhande muri ibi bintu? Urabona ko ntushobora kumvikanisha ibihugu bituje nk'ibi by'i Burayi uburyo bizabamo akavuyo ngo abaturage bose bakajya bajya mu muhanda bakagira bate, ariko ubu nibyo turuzi. Abantu benshi bajya bagaruka ku bintu kuri wowe, imisatsi, amaherena. Ati sura muntu wambara amaherena cyane, abarundi bo bamereye nabi. None wowe uravuga iki kubirebana n'iyo misatsi yawe n'amaherena, kugira ngo usobanurire abantu ko abantu bafite ikibazo cyane ibyo bintu? Hari uherutse kumbwira we yabiboneye igisubizo, ubwo nabo bahuje ikibazo ahari bakigira igisubizo. Ubuzima bw'isi ya none
amahoro kuri we muvandimwe wo kurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana aho uri. Turasuhuza buri wese mu gihugu aherereyemo, ruhande aherereyemo, abari ku migabane igize isi, yaba umugabane wacu wa Afrika, umugabane wa Aziya, Uburayi, Amerika ndetse no muri Australia. Turabasuhuje mwese inshuti zacu mukurikira ibiganiro bigenda bitambuka kuri channel. Turashimira Imana itwemereye umwanya kugira ngo tugaruke nanone kuri kamera za Iron TV kugira ngo dukomeze twumve ibyiza byose Imana iba yaduteguriye. Hanyuma twihuse rero uyu munsi tugarukanye n'umubyeyi Clarisse guturuka Belgique. Nkuko bisanzwe mumaze kumumenya muri benshi, kandi tugenda tubona uburyo abantu benshi bagenda bamudushimira, bavuga rwose ko ari mwarimu wabo arimo kubigisha cyane. Usibye ko nyine bajya bavuga ngo nta wemerwa na bose, kandi n'umwami wacu ntabwo yemewe na bose. Hari n'abamwise Beelzebul, umutware w'abadayimoni, ndetse bamuvuze ibintu byinshi, bamwita ko asangira n'indaya n'abasambanyi n'ibiki byose n'abanywi b'inzoga ngo ni ikirura. Gusa icyo tubona cyo nuko Imana yahamagaye umuntu. Hari abantu bumva ijwi ry'Imana kandi bakumva ni Yesu uri kubahamagara, nk'uko Yesu yavuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye kandi nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Rero turashimira abantu bumva ijwi ry'Imana. Ikindi babwiye yuko uyu munsi tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibazo abantu bagiye bandika n'abagiye bagira confusion ku wenda ku nyigisho zimaze imisi zitambuka. Tumaze imisi dukorana na Clarisse. Mbere ya byose rero katubanze tumwakire, hanyuma asuhuze abadukurikiye, niturangiza twinjire mu gusubiza bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza. Imana ibahe umugisha. Reka tugusuhuze Clarisse. Muraho neza kandi murakomeye? Muraho, Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen, amen. Namwe kandi muhorane. Yego. Murakomeye Belgique? Turashima Imana, byose ni amahoro. Mbeho yarashize? Izashira nko mu kwa kabiri, mu kwa gatatu gutyo. Noneho imara igihe? Imara igihe, amezi y'imbeho ni menshi nyine. Niyo yitwa ngo irashize ni ukugabanuka, si ugushira. Turishimye cyane rero kuko nanone uyu munsi tugarutse nanone imbere ya kamera ya Iron. Tuguhaye ikaze cyane, none urisanga wabaye wa Iron. Amen, amen. Murakoze cyane. Ndibwira yuko abantu bamaze kumenya ari benshi, nta mpamvu yo kuba wanagurajya kwirondora imyirondoro. Abantu bamaze kukumenya. Harimo abantu benshi basigaye batwandikira bavuga ngo mwarimu wacu Clarisse, bakwita mwarimu. Ijambo ry'Imana rirababwira ngo ntihakagire uwo mwita rabi. Uzi uko umwigisha wanyu ari umwe gusa, ni Umwuka Wera. Ntihakagire uwo mwita mwigisha. Kandi koko Yesu yaravuze ngo namwe nimumara kubwiriza muvuza ubutumwa bwiza ngo mujye mugaruka muvuge ngo turabagaragu bigura mu mara. Amen, amen. Kubera ko ibyo mwavuze namwe mwabihawe, ntabwo ari ibyanyu. Twese ofete abakurikiye Kristo turabigishwa be. Turabigishwa be. Ariko yahaye bamwe kuba abigisha, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba intumwa, abavuga butumwa bwiza. Buri wese hari icyo yamuhaye, ariko ntibikuyeho ko icyo yaguhaye cyose si izina ryawe n'icyo wahawe. Ni iki Imana yaguhaye, ariko uragaruka ukongera ukaba umwigishwa ku birenge by'Umukiza. Hari ijambo Pawulo yigeze kwandika ariko kubwira itorero ry'i Korinto. Itorero ryagize ibibazo byinshi cyane, umuntu atera kwirirwa ajya kurondora aka kanya, ariko harimo amacakubiri menshi akomeye cyane, ndetse harimo n'ubwibone bushingiye ku mpano n'imihamagara abantu Imana yagiye ibaha. Arangije arandika mu rwandiko baravuga ngo mbese icyo mufite mutahawe ni iki? Ariko niba mwaragihawe, ni iki gituma mwirata nk'abatagihawe? Mu yandi magambo,
izo mpano mufite, yaba kwigisha ijambo ry'Imana, guhanura, kwerekwa, kuvuga ubutumwa Imana gutumye ahantu n'ibindi, bwa buyobozi tubona mu Efeso, byose twabihawe n'Imana. Ariko abakristo b'i Korinto bari barafashwe n'ubwibone bwa buri mpano buri muntu yari afite. Baravuga ngo icyo mufite mutahawe ni iki? Niba koko mwemera ko mwagihawe, kuki mwirata nk'aho mwakihaye kandi mwaragihawe? Amen. Ni nko kubona kandi ko iyo akibahaye yahindukira ikagiha, yanakikwaka ikagiha n'uri kwirataho cyane rwose. Mbega ni nko kubona Kalise yanteje ikote ryo kwambara, narangiza nkagenda nirata ku bantu batera amashoti kandi icyo mfite nagitijwe, yewe nawe nakugeraho nkagutera ishoti. Oya, twarebera kuri Sawuli yashatse kwiratana ubwami, Imana yamwimitse imushyiramo, irangije iramwimura yimika Dawidi nk'uko nawe yari yaramwimitse. Rero dukwiye guhora ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo mukorere Uwiteka mutinya muhinda umushyitsi. Amen. Ntacyo kwiratana kimwe dufite uretse umusaraba wa Kristo. Hanyuma Clarisse, uyu munsi navuga ngo ntabwo cyane tugarutse muri topiki yacu irebana n'ibya Babuloni, ahubwo tugarutse gusubiza nanone ibibazo abantu bagize ku birebana n'izigisho za Babuloni. Mu by'ukuri tuba twafatanyije gutanga ubutumwa bwiza, ariko hari ibintu bijya bintangaza iyo umuntu ari gutanga igisobanuro cyose gishingiye ku ijambo ry'Imana, kandi ibintu byose wavuze ari Bibiliya wasomaga ubigaragaza muri Bibiliya, ariko umuntu ugasanga arihandagaza akavuga ngo uyu muntu yarayobye kandi ibyo arimo aravuga nta hantu abikura muri Bibiliya. Jewe ahantu ngira ikibazo nabaza wenda n'abadukurikiye, ese ikiganiro umuntu wandika nk'iyi comment aba yasomye, aba yateze amatwi icyo kiganiro akacyumva akanumva n'imirongo wavuze, cyangwa we yumva gato agahita bivamo agasiga yandika ngo ibyo wavuze byose ngo nta hantu byanditse muri Bibiliya, kandi ari Bibiliya gusa werekanaga gusa ariyo wasomaga ahantu hose umurongo ku wundi. Aho niho nagize ikibazo, akaba ariyo mpamvu twifuje kongera kugaruka kugira ngo ugira icyo wongera gusobanuraho, nubwo utakwemeza abantu bo muri abo bose imyumvire ye, ariko kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo izagenda ihamagara buri umwe kandi amenye ukuri. Hari ijambo ukunda kuvuga iyo urimo gutanga ibiganiro uti twebwe nta ntego dufite yo kugira ngo abo bantu twebwe tugende tubaterure mu idini tubasohoremo, ahubwo ari nk'ibishoboka ibyiza ayo madini yo yahindura imyitwarire n'abo bayoboke bakagumana nabo. Ariko igikomeye nigeze kukubwira nani, ese niba amadini yaragiye muri systeme muri system political, amadini akaba ari kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi, kandi iyo tuvuze amadini tuba dushatse kuvuga abayobozi bayashinze, kuko uzasanga abayoborwa bo nta kibazo bafite na kimwe. Ari n'igihe usanga bo bagikubita hirya no hino bashaka Imana, ariko ugasanga inyota yarabishe n'inzara barabuze iyo Mana kuko ntaho bayikura. Bariya bo ntacyo tubarebaho, ahubwo dushobora kuvuga babayobozi bayashinze ayo madini, niba bari kwifatanya na leta z'isi, hakaba hari amabwiriza n'amategeko bahabwa aza aviyora ijambo ry'Imana, ni gute abayoborwa b'ayo madini bazagumamo bagahabwa ibizima? Ni gute abo bayobozi b'ayo madini bo bazahinduka kandi bafite izindi nyungu bakeneye, haba kubo bayoboye, haba no kuri bwa buyobozi bw'isi, kugira ngo bakorane neza? Ngira ngo mutwigisha bwa mbere dutangira Babuloni twabonye ko ari Babuloni y'Ibabeli, uriya munara wubatswe na Nimurodi. Urongere tuzana i Babuloni utwereka Babuloni yo mu gihugu cy'Abakarudaya, kandi ubundi niho naho uriya munara wari warubatswe mu gihugu cy'Abakarudaya ariya muri Iraq y'uyu munsi. Ni mu gihe cya Nebukadinezari. Babuloni nk'umurwa w'ubutegetsi bwayoboraga muri kiriya gihe cya none, kiriya gihe kwito. Ariko twabonye ko yari leta ikomatanyije idini na politiki. Ntabwo rero bishoboka ko itorero rya Kristo rishobora kwifatanya na politiki ngo bishoboke. Ariko kandi ntabwo twabwira abantu ngo bareke
kuba batayoborwa n'ubuyobozi bw'isi kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugandukire abatuyobora. Ariko iyo kugandukira abatuyobora ntibivuze ngo twakire ibyo batuzanyemo byose bishobora no kuviyora cya kintu cyaduhinduye abana b'Imana. Ni byiza umuganda tuzakora, niba tubwira kuwukora, niba dutumira mu nama tuzazijyamo, niba tubwira gutanga amafaranga y'umutekano yose tuzatanga, niba tubwira kuba twajya gusora imisoro tukayisora tuzayisora. Ariko niba hari ibintu bashobora kuzana bishobora kuza biviyora ijambo ry'Imana, aho ngaho umukristo nyamukristo ashobora no kwemera gucibwa umutwe kubera ko hari ibyo yamenye, hari ibyo yahishoriwe. Rero ni ibi tuba turimo kuvuga, abantu badukurikiye batwumve. Rero sinzi ukuntu umuntu azashobora kuhangana akaguma muri iryo dini kandi hari inyigisho ziri kuza ari kugotomeranywa zishobora kwangiza ubugingo bwe. Akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi twifuje kugira ngo tugaruke ku bibazo. Nanjye mvuze umwanya kubera ibibazo nagiye nsoma. Arega itorero rya Kristo dukwiye kwigishanya kandi tukungurana ubwenge tukabasha kumenya uko twitwara muri iyi si. Impamvu ntinze nyine ni ibibazo nagiye nsoma, mwebwe mudukurikiye mugiye kumva ibibazo tugiye gusoma. Kuba umuntu ashobora kwandika akavuga ngo uyu muntu yarayobye kandi ibintu byose yavuze ari Bibiliya yavugaga gusa, ariko ugasanga wenda ni ya kode yo mu idini. Nicyo kibazo nagize. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Uwa mbere yaranditse yitwa Mvuyekure Jemuve. Yaranditse aravuga ngo icyacumi ni itegeko ry'Imana, ngo gusa imfubyi abapfakazi bubaho. Tukiri aho rero, ni gute icyacumi ari itegeko ry'Imana kandi ko nzi ko wabisobanuye, n'ubundi ntawakanye ko atari itegeko ry'Imana? Ni gute wabisobanuye basi ngo wongere uvuge nibuza nk'iminota 5? Turihuta ko ni ibibazo byinshi. Urakoze cyane. Ikintu kintangaje muri icyo kibazo ni uko numva ashaka gutandukanya ibyo bintu bibiri. Sinzi niba ikiganiro yaba yaracyumvise, kuko ibyanditswe twasomye bitwereka icyo iryo tegeko ryashyiriweho. Jisitoma n'izo mfubyi, n'abo bapfakazi, n'abo banyamahanga, n'abarewi, izo kategori enye z'abantu batagiraga gakondo muri Isirayeli. Kuba itegeko ry'Imana rwose ni itegeko ry'Imana, nta n'uwabihakana. Ariko se ari mu batwarwa n'amategeko? Niba rero ari mu batwarwa n'amategeko, namugira inama ko iryo tegeko ry'Imana yirinde kuriviyora ngo arishyire mu bikorwa uko wabyumva. Niba agiye kurishyira mu bikorwa, narishyire mu bikorwa uko ryagenwe na nyir'ukuritanga, kuko uwarigennye yavuze ngo iki? Yaravuze ngo ujye ufata 1/10 ukibika iwawe, maze umurewi, umunyamahanga, imfubyi n'umupfakazi nibagera iwawe ntibabure ibyo kurya bihagije, ntibakicwe n'inzara hagati muri mwebwe. Rero niba ashaka kubahiriza itegeko ry'icyacumi, ni byiza rwose, ni principe nziza y'ubuzima, ariko namugira inama yo kuryubahiriza uko ijambo ry'Imana ryabigennye. Ndumva ari icyo namusubiza. Kandi icyacumi ntushobora kugitandukanya n'imfubyi n'abapfakazi kuko ari bo cyagenewe, ukongeraho umurewi wari umwana wo mu muryango wa Lewi. Uzi ikibazo kiri aha ngaha, n'ubundi turi buhasome n'aho ngaho bagiye bagaruka. N'ubu kugeza akanya baracyatsimbaraye, ubwo ntabwo tuvuga bose, turavuga nyine abanditse ibibazo aha ngaha. Kuri cya cyacumi cyo muri Maraki, uriya murongo uvugwa muri Maraki ku bice 3, umurongo ndumva ari wa 10 kumanuka 16, kumanuka 10 kugeza kuri 13, hari n'amatara 12. N'ubu ni wo murongo n'ubu bagarukaho, ariko bakirengagiza indi mirongo twari twabasomeye aho wabisobanuraga. Ni iyihe ngongera uhasome? Ntago nayishyize ku ruhande, ariko reka nze nkubwire iyo nibuka. Gusa ngira ikibazo cy'uko abantu baza bakumva ikiganiro yenda akacyumva feyeta agasimbuka ibyanditswe twavuzeho, akaza gutanga komantere zitera impagarara gusa. Sinzi niba ariko babivuga. Rero ahubwo inama nagira uwo muntu, niba yararebye afeyeta akaba atararangije ikiganiro cyose, aho kugira ngo dusubize inyuma dusubire gushaka bya byanditswe, agende yicare yumve yitonze. Twavuze ibya 10 by'uburyo bune, ushobora kureba mu gutegeka kwa 2 ibice 14. Ndashaka kuverifiya ndebe ko ntibeshya kuko ntago nari nabishyize ku ruhande. Gutegeka kwa 2 ibice 14 no mu kubara ibice 18.
ndumva n'ibyo byanditswe twakoresheje ariko imirongo ntabwo ihita igaruka mu mutwe ako kanya. Okay. Ibyo byanditswe bibiri birasobanura neza ibya cumi batangaga. Hari icya cumi cy'iminsi mikuru, ushaka kubahiriza itegeko, sinzi niba n'iyo minsi mikuru yagenewe icya cumi nayo azongera akayishyiraho. Hari icya cumi cy'imfubyi, abapfakazi, icyo bita social ties. Icya cumi sosiyare cyashyiriweho abantu bose batagiraga gakondo muri Isirayeli, ari bo imfubyi, abapfakazi, abarewi, hanyuma n'abanyamahanga. Icyo kikaba icya cumi cya kabiri. Hakaza noneho icya cumi cya gatatu, ubwo navuze icy'iminsi mikuru, mvuze icyo ngicyo cy'umurewi. Hakaza icya gatatu nyine kiri social ties, noneho hakaza icya cumi cya kane aricyo nshaka kugarukaho kuko nicyo kibazo, nicyo cya cumi cyonyine cyajyaga i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Icyo cya cumi nicyo bita icya cumi cy'ibya cumi. Ba Lewi bafashe icya cumi, bene Lewi, cyatangwaga na bene Lewi gusa, bagikuragaho nabo bakakijyana mu nzu y'Imana i Yerusalemu, kugira ngo abaza mu nzu y'Imana nabo inzara itahabicira. Mwibuke i Yerusalemu habaga n'umutambyi, hanyuma icyo cya cumi cy'ibya cumi nicyo cyajyaga i Yerusalemu kugira ngo gikore uwo murimo mu rusengero. Kandi ikintu kintangaza, abantu bibaza iki kibazo birengagiza ko Imana yavugaga ngo muzane icya cumi n'amaturo bishyitse mu nzu yanjye, ngo mu nzu yanjye he kuburamo ibyo kurya. Narababajije ubushize, mu nzu mutangamo icya cumi harimo ibyo kurya? Ubu ngubu wahagera ashonje yabona nibura n'ikijumba cyo kurirayo, ko ibya cumi bitangwa buri cyumweru. Ese mu nzu musengeramo harimo ibyo kurya? Niba rero nta byo kurya birimo, ayo mafaranga muyahindurira izina kuko si icya cumi. Icya cumi cyo cyagenewe kugira ngo abantu babone ibyo kurya kandi bihagije. Sinzi niba naba nkisubije. Murakoze. Ikindi wenda ukiri aho ngaho nakubazamo, nubwo wagiye ubivugaho ariko wabigarukaho, hari ijambo wavuze ngo niba aba bantu bakomeza guhagarara kuri itegeko ry'icya cumi, akantu ka mbere tweretse nuko bagomba kugitanga mu buryo bwuzuye nk'uko tubibona muri buriya buryo bune. Ikindi ni uko bakivuga ngo niba uyu muntu ashaka gukomeza gutanga icya cumi, niyubahiriza andi mategeko yose Mose yatanze atarobanuye na rimwe. Icyo kintu wakongera uburyo ugisobanuramo? Ni amagambo twasomye avuga ngo mwebwe abashaka gutwarwa n'amategeko ni mu Bagalatiya ibice 5. Nahagaruka yenda ngo abashaka gutwarwa n'amategeko mwese muba mugiyemo umwenda wo gusohoza andi mategeko yose, kuko iryo tegeko rimwe rigutwaye waritanze, ni nawe watanze iry'isabato, ni nawe watanze iry'iminsi mikuru, ni nawe watanze iry'ibitambo. Rero iryo tegeko rimwe rigutwaye, wakagombye kurisohoza, ariko ukamenya ko ugiyemo umwenda wo gusohoza andi mategeko yose. Bagalatiya ibice 5, reka mpere ku murongo wa mbere, ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Dore jyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira, kandi ndababwira umuntu wese ukebwa yuko afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Impamvu hano ari kuvuga ku gukebwa nuko aricyo cyari cyateje impagarara, ariko aragaruramo ikintu cy'uko ari kubivuga nk'uvuga ku itegeko. Niba uri guhagarara kuri iri tegeko rimwe mu Bagalatiya ryari iryo gukebwa, uba ugiyemo umwenda wo gusohoza, wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Umurongo wa 4, mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana, naho twebwe kubw'umwuka dutegereza kuzakiranuka, twiringiye kuzabiheshwa no kwizera. Imana iduhana umugisha. Ndumva icyo cyanditswe kisobanuye, nta n'indi komantere nashyiraho. Katujye ku kibazo cya kabiri. Undi yitwa ngo ni Haleluya niyo kwizera. Yaranditse aravuga ngo ese nk'ubu wowe wa mugore we urifuza iki koko? Ahubwo amafaranga muyashatse nabi. Yewe Mana, ubu se Imana ishimwe ko iyo nje kuguha ikiganiro ntakwishyuza,
wambera umuhamya. Imana ishimwe ko nta dini ndimo nshinga ngo ndimo ndababwira ntimuzi iwanjye ibyo bya 10 mu binyihere, kandi noneho Imana ishimwe ko ibi bintu ntinyutse kubivuga, ni ukuri ndi mu gihugu kidashonje. Imana ibiherwe icyubahiro. Rwose ndumva ntabwo uyu munsi ari bwo naba ngiye gushaka amafaranga mu bantu badukurikiye. Hanyuma yabajije icyo nshaka rero, icyo nifuza n'icyo Umwami Yesu yifuza, arifuza yuko abantu bamenya ukuri kukababatura. Dusomye icyanditswe kiryoshye hariya mu Bagalatiya 5, havuga ngo nuko rero ubwo mwabatuwe mwe kongera kwemera kujya mu bundi bubata ubwo ari bwo bwose. Yari arimo ababwira ko bashaka kwibatisha ububata bw'iri tegeko ryari ryabateye impagarara. Nanjye rero icyifuzo cyanjye nicyo cyifuzo cy'Umwami Yesu, nuko abantu bamenya ukuri kukababatura. Ndumva nabamusubije. Okay, kwihuse undi yaranditse ariko avuga nabi. Mwene data avuga nabi. kuvuga ngo buriya wasanga ari character ye ntiwamenya. Umuntu afite uko ateye, urumva waravuze ngo uri gushaka amafaranga nabi. Ariko keretse yenda niba ndi kumwubikira imbehe. Ahangaha niho mba nagize ikibazo, nkavuga nise uyu muntu koko yaricaye atega amatwi yumva ko ibintu byose uba wagiye uvuga ari Bibiliya usoma, cyangwa arirengagiza Bibiliya agashaka kugumana bwa buheza nguni, kuko hari ibyo bita kuba erega. Ntabwo dukwiye kwirengagiza ko ubu bubata twifuza ko abantu basohokamo, hari abifuza ko babugumamo ndetse cyane kuko kububamo kwabo birabatunze. Hari abifuza ko babugumamo ndetse cyane kuko kububamo kwabo byabubakiye amazu. Hari abifuza ko babugumamo ndetse cyane. Rero ntabwo duteze kuzabona komantere pozitifu kuri ibi bintu, kuko ibi byanditswe turi gusoma abari kumentona abantu mu bubata barabizi. Ntumbwire ko aba bantu bari gutanga inyigisho z'ibya 10 bayobewe ko habagaho ibya 14, bayobewe ko byatungaga imfubyi n'abapfakazi, batarasoma gutegeka kwa 2 no kubara. Rero bo kuba abantu baguma muri ubu bubata niyo mahirwe yabo, ariko abantu b'Imana bo bazamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Undi ni Umurundi, ndabona yitwa Albertin Ndayizeye. Yaranditse ngo aramutse neza, biraboneka ko uyu mupfasoni hari ivyo adategera mu isezerano rishasha. Ndakeneye ko asoma Abakora urwandiko rwa mbere 9:13-14. Reka nkusomere icyo cyanditswe mu Kinyarwanda. Kiravuze ngo ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'Umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ni ijambo ryiza cyane. Ariko ndagira ngo uyu muntu mubaze niba yarakurikiye topic twarimo tuvugaho. Twe twarimo tuvuga ibya 10, kuko ibijya ku gicaniro ntago ari icya 10 mwene data. Uzarebe mu isezerano rya kera hose, niba hari ahantu bigeze batuma abantu ibijya ku gicaniro ngo bajye kuzana icya 10 bafite mu rugo. Oya, tureke kuvanga ibintu. Pawulo yagereranyije ibyo byo mu rusengero n'ibijya ku gicaniro. Ntago yabigereranyije n'icya 10 kuko ari ibintu bibiri bitandukanye. Icya 10 cyo nicyo gutunga abantu badafite ikibatunga, wishaka kuvanga icya 10 n'ibijya ku gicaniro. Sinzi niba iyi confusion yarayizanyemo abishaka, ariko mu magambo twaganiriye ntitwigeze na rimwe, wenda urankosora musaza wanjye Jean-Luc nimba nibeshye, ntitwigeze na rimwe tubuza abantu gutera inkunga umurimo w'Imana. Ikintu twabujije abantu cyangwa se ibyanditswe byakomeje kugarukaho ni ukwereka abantu ko icya 10 gitangwa n'icyo kimara. Naho nibwira ko tunasoza twasomye uriya murongo uvuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we.
none se niba twarabujije abantu gutera inkunga umurimo w'Imana, ni iki cyatumye dusoza tubwira abantu gutanga nk'uko babigambiriye mu mitima yabo? Baratanga si bijya mu rusengero gukora iki? Abantu bakora ibyo mu rusengero bakwiye gutungwa n'ibyo mu rusengero. Aya magambo Pawulo ayavuga, yenda sinzi niba tuzabona umwanya tukaganira ku mihamagaro yose uko ari 5 yari ari kuvuga ku ntumwa. Iyo ugiye hano mu gice cya 9 ku murongo wa mbere, atangira avuga ngo mbese sindi uw'umudendezo, sindi intumwa se, sinabonye umwami wacu Yesu, namwe ntimuri umurimo wanjye mu mwami. Niba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwe ndiyo, kuko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami. Intumwa ni iki muri iriya mihamagaro uko ari 5? Intumwa se ni kwa kundi ushinga idini ugahita uba aposo? Hoye, intumwa, definisiyo y'intumwa ni umuntu ujya gushinga ubwami bw'Imana aho butaragera. Ntabwo ari umuntu ushinga idini iruhande rw'irindi ngo narangiza ayo madini agira amashami 10, 20. Abo nabo bita apostles by title, ariko noneho apostles by calling, intumwa y'umuhamagaro, ni abantu b'ibiharamagara basiga byose kugira ngo bajye mu murimo w'Imana, bagende bimuka aho bamaze gushinga ubwami bw'Imana nibufata, basiga inyuma abigisha, basiga inyuma bavuga butumwa, kuko ijambo riratubwira ngo itorero ry'Imana ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kuko iby'intumwa zivuga abahanuzi bose barabihanuye. Hanyuma rero intumwa yo iraza igashyiraho urufatiro. Pawulo yigeze no kubabwira ngo twashyizeho urufatiro, nuko buri muntu yirinda uko yubakaho, kuko umurimo w'intumwa ni ugushyiraho urufatiro. Urwo rufatiro rwamara gufata, rwamara gukomera, umurimo ukawusigamo abandi. Ntago ari nk'uko nguko uza ngo ndi Kanombe ngo reka ngo ubw'idini ryacu ritaragera Kicukiro bariho ndijyana. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ngo ushatse kutwereka intumwa ni ba missionary bariya bajyana ubutumwa, agashinga itora akongera akigendera, akikomereza akagenda. Kuko ikigaragara muri uyu murongo nuko n'ubundi hari habaye impagarara zijyanye nuko abantu amafaranga batangaga havagamo n'ayo gutunga intumwa. Ariko izi ntumwa nari nkiri gusobanura umuhamagaro wazo, uburyo utandukanye cyane cyane n'abandi bantu nyine tubona bakora uyu murimo, kuko bo no seluma nta kindi kintu bakoraga, ariko nta na capacity yo gukora ikindi kintu bari bafite, nta n'uburyo bwo gukora ikindi kintu bari bafite, kubera ko bahoraga bagenda, bahoraga bazenguruka. Ndetse hari aho Pawulo yageze atangira umurimo wo kuboha amahema. Narindi kwerekana umurimo w'intumwa muri rusange ni umurimo wo kugenda bashinga ubwami bw'Imana ahantu, kuko ubwami bw'Imana bwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Bamara kubushyira ahantu bwafata bo bakagenda. Bivuga ngo ntabwo ari abantu babaga ahantu hamwe. Buriya iyo uba ahantu hamwe ugira urutyo ukahagura ikibanza, ukahagira imirima yahinga ikakwerera, ukahagira amazu wakodesha. Iyo utuye ahantu hamwe uba ushobora kuhaguma ukitunga kuko uhari. Ariko ba Pawulo bo bahoraga bazenguruka bagenda. Ariko nabo mu mbuto beze, hari aho bageze biba ngombwa ko Pawulo aboha amahema, bitewe nuko yari ageze mu bantu abona nabaka amafaranga yo kumutunga, nabaka ibimutunga bizabaremerera. Ntago yigeraga na rimwe yikoreza abantu uwo mutwaro. Icyakora iyo babikoranaga umutima ukunze ntago yabyangaga. Hano rero arimo arasobanura umurimo wakora nk'intumwa n'uburyo nawe yakagize uburenganzira nk'ubw'izindi ntumwa. Usomye uhereye ku murongo wa 3, aravuga ngo ibi nibyo nireguza kubandega. Mbese ntitwemererwa kurya no kunywa, ntitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza, na bene se b'umwami Yesu Kefa. Urumva ibintu byose Pawulo yari yararetse kubwo gukora uwo murimo, kuko yagendaga azenguruka. Ntabwo ibyo bintu byamwemereraga kuba yagira ahantu hamwe ashinga imizi ngo yige n'umushinga w'icyamutunga. Iyo yageraga ahantu asa n'ugiye gutinda, aho ngaho yageragezaga kuboha amahema kugira ngo atagira umuntu yikoreza umutwaro. Hanyuma agera hasi noneho agasobanura ngo mbese
ntago abakora umurimo wo mu rusengero bakwiye gutungwa n'ibyo mu rusengero, noneho akabigereranya na bya bitambo byatangwaga mu gihe cy'isezerano rya kera, kuko byari byaragenewe abakora umurimo wo ku gicaniro. Ariko se ko turi mu cya cumi, urahuza icya cumi gute n'ibitambo byo mu isezerano rya kera? Urahuza icya cumi ute n'ibyo bitambo? Kuki niba tugomba gutanga icya cumi uyu munsi, kuki Pawulo atatanze urugero rujyanye n'icya cumi? Yari yabuze urugero yakoresha ngo ahuze ibi bintu byo kumutunga n'icya cumi, kuko icyo gihe icya cumi ntabwo cyageraga ku gicaniro. Yahuje ibigomba kumutunga n'ibiza ku gicaniro. Tubona abantu baza gushima ngo bazanye amaturo y'amashimwe, tubona amaturo asanzwe mu rusengero, tubona ibyo byose. Ni uwuhe murimo wundi bikora ku buryo ibya cumi Imana yari yarageneye imfubyi n'abapfakazi ari byo duhindura, tukabihindura ibigiye gutunga abakozi b'Imana b'uyu munsi? Niba uri full time ukaba ukora umurimo w'Imana mu buryo butakwemerera kugira undi murimo ukora, ni koko rwose wemererwa kurya, wemererwa kunywa, wemererwa kwambara, kandi ibyo ngibyo unemererwa kubihabwa n'urusengero. None se reka nguhe urugero Jean-Louis. Ubushize ntitwavuze ku matorero ku madini y'aha i Burayi. Amenshi amadini kavukire yo mu Burayi twabivuzeho ko usanga batigishwa icya cumi batanazi icyo ari cyo, ariko abapasiteri baha barahembwa kandi bahembwa n'insengero. Ni ukuvuga ngo muricara mwebwe nk'abakristo mukagena umushahara pasiteri wanyu azajya ahabwa. Abantu baba bafite kontabilite, hanyuma ya kontabilite mu mafaranga yinjira mu maturo, kuko urusengero rwinjiza amafaranga ahagije, muri ayo mafaranga bagakuramo n'umushahara wa pasiteri. Abagira pasiteri uri perimana baramuhemba, kuko nyine nawe aba ari umurimo we uri full time, bakamuhemba bakamugenera umushahara. Natangajwe nuko ayo madini kenshi usanga banagira n'amazu bacumbikiramo pasiteri, usanga bagira n'amazu yo gucumbikiramo pasiteri, hanyuma bakamwishyurira amafagitire yose, ugasanga arahembwa nk'amayero 800, 700 gutyo, kuko nta n'indi fagitire aba afite. Ariko undi mukozi usanzwe waha usanga ahembwa wenda 500, 200, 2500 gutyo. Uko nabonye amadini menshi abigenza, usanga pasiteri ahembwa amafaranga ari aho aringaniye, donc atarenze umushahara w'abandi baturage basanzwe bari aho mu rusengero. Ndibwira ko ibi birumvikana cyane. Utabyumva ni wa muntu nyine twabonye ko afite izindi nyungu. Ashobora kuba nk'uyu wanditse afite idini rye yashinze, cyangwa afite ubundi buryo wenda bamuhaga amafaranga akaba abona wenda umuntu ashaka kuyamukuraho. Ikindi ahubwo kino cyanditswe ikindi cyatwereka ku bantu bakifite dute bavuga ko mu matorero ya mbere habagamo icya cumi. Iki cyanditswe kirahita kikwereka ko nta cya cumi cyahabaga, kuko iyo kiba kihaba n'izi mpaka ntizajyaga kugibwa. Iyo kiba kihaba ntago Pawulo aba yarafashe urugero mu bitambo, aba yararufashe nyine ku cya cumi. Hanyuma reka wenda twihute, kuko ibibazo byo ni byinshi, ntabwo ugiye kubisobanura umwanya munini, byadutwara igihe. Ngira ngo iyo usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10, Yesu icyo gice cyose bazagisome. Yesu yabwiye abigishwa be 70 arabatuma ngo nibagende mu midugudu babwirize ubwami bw'Imana, kandi babwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Arabwira ngo nimuzitwaze ifumba, muzitwaze umwenda, muzitwaze umwitero n'ibindi n'inkweto, kuko aranabivuga nyine uko nguko Pawulo yabisubiyemo ko umukozi wese akwiriye ibihembo. Ariko igitangaje uko bagiye nyine bagarukanye bwa bwibone n'ubundi tubona baje bavuga ngo n'abadayimoni baratwumvira. Yesu arabwira ati ntimwirate yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwebwe mubanze munagenzura ko amazina yanyu ari mu ijuru. Akantu yavuze rero yasubiyemo aravuze ngo ubwo nabatumaga hari n'umwe wigeze yitwaza ifumba, hari uwitwaje umwenda, hari uwitwaje, mwigeze mwicwa n'inzara? Bati hoya. Mwigeze muri umwenda wo kwambara? Bati hoya. Aho rero ni ugushaka kwerekana ko koko niba umuntu ari intumwa agomba gutungwa n'ubutumwa Imana yamushyizemo. Iri jambo ryonyine Yesu avuze ngo nimwitwaze iki, nimwitwaze iki, nimwitwaze iki, bisohoreramo kubaho
uri mu kuvuga ubutumwa kandi ukabaho. Umwuka w'Imana akoresha abantu bakagenda bagutunga nta ruhare ubigizemo, udashyizeho umurongo ngenderwaho kugutunga, ahubwo umwuka w'Imana akaba ari ukoresha ba bantu bakagutunga nabo bazi ko bari gukorera Imana. Icyo nicyo kintu nakunganiraho kirebana n'ukuntu intumwa igomba gutungwa n'ubutumwa. Nuko mu ijambo Yesu yavuze ririmo ubutware bwo gutunga umuntu arimo gukorera Imana kandi akabaho, ariko adashyizeho umurongo ngenderwaho wo kumutunga. Hanyuma hari akandi kantu kamwe nakongeraho, ako kantu Yesu avuze ngo kuko umukozi wese akwiriye ibihembo. None se niba umukozi wese akwiriye ibihembo, ntabwo umukozi ahembwa n'uwamuhamagaye? Hari igihe mbona n'ibi bintu byo gushyiraho imirongo ngenderwaho yo kugira ngo babone uko babaho bibamo akantu ko kwizera gukeya. Bumva ko Imana itazashobora kubatunga ubwabo nibatiremera uburyo buzajya bubinjiriza amafaranga. Imana izabatunga. Izi ntumwa Yesu yatumye ababigishwa be, nta wakoresheje icyacumi, nta watsa amaturo, nta wasabye ibitambo, kandi babayeho. Imana yaguhamagaye. Ni nk'uko jyewe wampa akazi ko kukurerera umwana nkagenda namara kumurera nkishyuza wa mwana. Ese nakwishyuje ko ari wowe wanyangaje? Umukozi yishyuza uwamuhaye akazi, ntago wishyuza abo watumwe gukoreraho, wishyuza uwaguhaye akazi. Ibyo bintu byo kwizera guke Imana muyitubya mukumva ntizashobora kubatunga hatariho uburyo runaka mwishyiriyeho bwo kubaho. Oya, Yesu yagennye ko ubwo buryo burahari. Umwuka w'Imana wenyine azagenda ashyira ikintu ku mitima y'abantu. Erega n'ibikona byagutunga niyo bakwanga kugutunga, erega n'amanu yamanuka niyo bakwanga kugutunga. Ariko birasaba ko tumera nka Pawulo, tukiga kuba mu bisaga no kuba muri bikeya. Ariko ibyo bikeya ntawe ubikozwa, twese turashaka ibisaga kandi tukiyaranja tugashyiraho na strategy zo kubibona. Yaba ari ijambo Yesu yavuze, yaba ari na ririya Pawulo yavuze, ijambo ryonyine umwami avuze ririmo autorite y'ubuzima ku muntu wemeye kugenda. Urumva icyo, ku buryo niba koko uhagurutse ukajyana ubutumwa uzi ko ari umwami wawe ugutumye koko, byanga byakunda muri iryo jambo yavuze rizagutunga, uzabaho. Hanyuma hari akantu wari uvuze, uravuga uti kwizera guke, ahubwo navuga ngo naguke ntako bafite. N'akabuto ka sinati ntako. Ntako, kubera ko urabona intumwa za Yesu arimo kubigisha kwizera, baramubwiye ngo twongerere kwizera, kumbe barimo baramubeshya, nuko guke ntako bari bafite. Baramubwira ngo mwigisha ngo twongerere kwizera, arababwira ati murabeshya. Dore kigaragaza ko mubeshya, nibuza muba mufite kungana n'akabuto ka sinapi, mwakabwiye umusozi ngo nushinge ugutabwe mu nyanja kandi umusozi wabumvira. None murambwira ngo nimbongerera, ahubwo nimbahe kwizera ko ntako mufite. Rero nta kwizera guke kubaho, burya banizera buhoro, banizera gake, ntibigeze bagera mu ijuru, bagarukiye mu nzira. Kwizera kwa nyako niko kuzadukandagiza mu ijuru. Rero ahubwo nyine aba bayobozi b'amadini bakwiriye kugira kwizera, bagahagarara muri autorite ririya jambo Yesu yavuze ko umukozi wese akwiriye ibihembo kandi intumwa izatungwa n'ubutumwa irimo iratanga. Icyo cyonyine bakumva ko kizabatunga. Uzi ko bashobora no kugira ubuzima burenze ubwo babona. Reka twihute noneho wavuze ngo ese hari uwaba umusirikare ngo yimenyere ibimutunga? None se ibitunga umusirikare biva he? Ntibiva muri leta yamwambikiye ubwo busirikare. Hari ubwo biva, nk'ubu ngubu abasirikare bagiye guhagararira amahoro par exemple muri Sudani, bajya guteza akavuyo mu baturage ba Sudani ngo ntimwaduhembye. None se barabahamagaye ko mwoherejwe? Uwabohereje niwe ugomba kumenya aho ibihembo byanyu biva. Tugeze ku wundi nanone yanditse ikindi kibazo, yitwa Uwamahoro Godansi. Ariko rero umubyeyi, usome Bibiliya uyobowe n'Umwuka Wera, ureke gukoresha ubwenge bwawe uyobya abantu, ubusesenguzi mwihaye budashingiye mu kuyobora abantu mu by'ukuri muzabibazwa. Mureke umuntu akorera Imana n'umutima we n'ubwenge n'imbaraga, kandi umuntu mwitorera abo wejejwe muri ryo. Abantu bicwa no kudasoma ijambo ry'Imana. Ikibazo tukirana nanjye nahita nkwibariza kuri aka kantu, ese ibyo wigishije ntabwo wasoma ijambo ry'Imana? Ku buryo avuze ngo abantu bicwa no kudasoma ijambo ry'Imana.
si Bibiliya wasoma? none se ubwo Imana ishimwe ko ubwenge bwanjye atari bwo bwanditse igitabo cyo kubara, ubwenge bwanjye si bwo bwanditse igitabo cy'Abalewi. Niba rero yarakurikiye ibyo twasomye, ashoje avuga ijambo ryiza ngo abantu bige kwisomera ijambo ry'Imana. Nicyo cyifuzo nanjye mwifuriza, kubera ko niba yarasomye ibyanditswe byera, yahamanya nanjye ko ibyo twasomye byanditse mu byanditswe byera. Biratangaje kubona dushobora kurwanya ibintu bakoresha abantu bitari mu ijambo ry'Imana, tubereka ibyanditse mu ijambo ry'Imana, ahubwo umuntu akaza kurwanya ibyanditse mu ijambo ry'Imana atakwereka ibyo arimo aburanira aho byanditse. None se ko atubwira ngo ahubwo abantu nibasoma ijambo ry'Imana, aduhaye ikihe cyanditswe kivuguruza ibyo navuze? Nibura kimwe. Aduhaye ikihe cyanditswe kitwereka ko ibya 10 bitagenewe imfubyi n'abapfakazi n'Abalewi n'abanyamahanga? Kiri hehe? Aduhaye ikihe cyanditswe kitwereka ko hatabagaho ibya 14? Nibura ngo garare kuri icyo tunihane, dusaba Imana imbabazi, bemere bayoborwe n'Umwuka Wera, basome ijambo ry'Imana, bikuremo imyumvire bashyizwemo kuva kera, bemere gusoma ijambo ry'Imana bari netre, bemeye kuyoborwa n'Umwuka Wera. Bazasanga imigenzo myinshi iba mu madini yabo nta yigeze ikandagira mu ijambo ry'Imana. Okay, twagiye ku wundi. Undi yitwa Franka. Yaranditse ngo kandi mwibuke ko Yesaya, Daniel n'abandi bahanuye Yesu uzavuka babivugira mu isezerano rya kera, ariko ibyanditswe ntabwo tubyitirira isezerano rishya, kuko Matayo 23:23 usubiza icyo cyanditswe mu isezerano rya kera gute? Ni ikibazo. Ese iryo jambo Yesu yarivuze ataraza? Ni wa murongo twavuzeho aho wavugaga yuko uyu murongo aya magambo Yesu yavugiye mu isezerano rya kera. Ndagira ngo niba ubishoboye udushakira icyanditswe wadusomeye ubushize kivuga ngo Imana yashimye gutanga umwana wayo wavutse atwarwa n'amategeko. Abagalatiya 4:4 ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Icyo cyanditswe kiri kutwereka ko Yesu ubwe yavutse atwarwa n'amategeko, kandi niba wenda yemera ko umuhuza w'isezerano rya kera ari amategeko, Kameme aremera ko niba Yesu yaravutse atwarwa n'amategeko nuko yavukiye mu isezerano rya kera. Donc isezerano rishya, sinzi n'impamvu ibi bintu bisa n'ibigorana kubyumva, kuko twemera ko mbere y'urupfu rwa Yesu twari tutaracungurwa. Mu gihe nta gucungurwa kuriho, ubuzima bwose Yesu yabayeho bari bagitambira ibitambo by'intama, bari bakigira gute kugera umunsi yagiye ku musaraba, abamwemeye basohoka muri iyo mihango bakira umwami Yesu Kristo. Isezerano rya kera ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuva kuri Matayo igice cya mbere hoya. Mu bijyanye n'imyandikire, isezerano rishya ritangirira muri Matayo, ariko mu bijyanye na realite, isezerano rishya ritangira igihe habonekaga ikije gusimbura ibyo bitambo, hakaboneka umuhuza w'isezerano, kuko iyo hatarameneka amaraso isezerano riba ritarabaho. Aravuga ngo ba Yesaya, ba Daniel, bande bahanuye mu isezerano rya kera. None se ubu ibyo bahanuye bitarasohora bigomba gusohora ubu tubihakane kuko babihanuye mu isezerano rya kera tukaba turi muri shya? None se Daniel ntiyeretswe iby'ibihe bishyize kera n'ibi bihe turi kubamo ubu tuvuge ko bitatureba kuko yabihanuye ari mu isezerano rya kera? Hoya, ntabwo twavangura ibyanditswe gutyo, ahubwo dukeneye kumenya ibyahanuwe mu isezerano rya kera. Ese koko byarebaga bo mu isezerano rya kera? None se ibyanditse mu isezerano rishya ntiharimo ibyabwirwaga abantu bari bakiri mu isezerano rya kera? None se ntazi ko abafarisayo batigeze bapfa kwakira gucungurwa mu buryo bworoshye? Abafarisayo bari abanyedini bo mu idini y'Abayahudi yari iriho muri iryo sezerano bari barimo, yakurikizaga amategeko ya Mose. Nta igihe cy'ubuntu twaje kwinjiramo aho dukizwa twakira agakiza binyuze mu kwizera, icyo gihe twakinjijwemo n'amaraso ya Yesu, wa undi wavutse atwarwa n'amategeko adutambirwa kugira ngo atubature muri ubwo bubata. Sinzi niba gisobanutse. Okay, twagiye ku kindi.
uyu yitwa Eme yaranditse aravuga ngo abo bantu babwiriza kudatanga icya cumi no gusohoka mu nsengero bari gukoreshwa na Satani. Si gusa uri gukoreshwa na Satani. ngira ngo uwo muntu ufite umwuka wo kubona abakoreshwa na Satani niwe wabitubwira. Iyo mesaje y'uwo muvandimwe binyibukije icyanditswe igihe abanditsi n'abafarisayo n'abayuda b'abanyedini baburaga icyo bashinja inyigisho Yesu arimo atanga, kubera ko yazitangaga ari kubereka ibyanditswe bo ubwabo bizera. Babuze icyo bashinja izo nyigisho, ubundi kizakwereka umuntu wabuze nk'icyo yireguza mu rubanza, iyo ananiwe kwataka ingingo z'amategeko arahindukira akakwataka wowe, ati dore uko gisa, dore uko ameze, dore uko yambaye, Belizebuli, dayimoni, shitani, akakwita ibintu byose. Rero komantere y'uyu muntu irajya muri sanse nk'iyo ngiyo. N'ubundi Yesu babuze icyo bashinja inyigisho ari gutanga, baravuze ngo Belizebuli umutware w'abadayimoni niwe umuha izo mbaraga, kuko yarakizaga bakabibona, bakabona ntibanamwigana nk'aho batazi bo aho bajya gushakira Belizebuli. Akabyutsa abarwayi, akazura abapfuye, akagira ate, yarangiza akavuga ubwami bw'Imana, bo bakabona ukuntu bamaze kubutera umugongo. Babura rero uburyo bamucecekesha kandi arimo abatwara abakiriya, kuko Yesu yaravugaga abantu bose bakamukurikira. Rero babuze ikindi bamurega, bamushinja gukoreshwa n'abadayimoni. Antuka nakwishimira ko umuntu watanga komantere ku bintu turi kuvuga yamenya ko turi kuvugira muri Bibiliya, nawe akazana Bibiliya akatubwira, nk'uyu mwene data waduhaye icyanditswe cyo mu Bakorinto hariya mu gice cya 9 tuvuye. Ni ukuri Imana imuha umugisha, nibura we arimo araduha ibyanditswe. Naho se genda avuga ibintu ntakuye mu bwenge bwanjye ukansubiza ibyo ukuye mu bwenge bwawe, ubwo koko twahuriza hehe? Hanyuma ikindi rero kuvuga ngo abo bantu batumwe na Satani ntago yakwisenyera. Byamusabye imbaraga zikomeye kugira ngo yubake aya madini. Uzasoma intambara z'amakuruwazade, mwiga amateka y'uburyo abera bishwe baricwa kugira ngo basenye itorero, binaniranye biga imitwe yo kurihindura idini. Constante agira ati ndakijijwe. Uzi uburyo Satani yabize icyuya kugira ngo amadini abeho, none ngo yatuma abantu bo kuyasenya. Ahubwo Bibiliya niyo itubwira ngo abanze ukuri, ngo Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye. Ayo madini Satani yarushaho kuboherereza abantu bayabatsindagiramo, babaryohereza, babumvisha ko ibyo murimo nibyo, ni haleluya hozana, kuko ayo madini ntajya bashyira mu nzira ifunganye. Iyo murimo mugenda gutyo mu nzira yagutse, Satani abaryohewe, ariko inzira ifunganye yigenda wihatahatamo, ntago byoroshye kuyinyuramo. Rero ntago Satani ashobora kuza kwisenyera inzira yagutse yashizemo abantu ababeshya ko ari kubajyana mu ijuru. Reka simbuke uyu nguyu ndabona asa nk'usubiye muri cya kindi twasubiyemo muri Matayo 23. Ubundi ndabona ari wa wundi n'ubundi. Reka twimuke. Uyu yanditse yitwa Chantal. Muravuga ibintu byiza cyane, ahubwo muzadukure mu rujijo ku birebana n'ibyanditswe muri Malaki 3:10, kandi ni handi turimo turavuga. Icyo twagishubije, muzana imigabane ya 1/10 gishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Urumva ni cyaki n'ibyanditswe rero tubisubiza, kandi n'ubundi birimo ni nabyo twavuze gusa buzi igituma abigarukamo. Ubanze iki kiganiro ahubwo uyu muntu wanditse Chantal atarigeze acyumva na gato. Reka tubwire Chantal wowe udukurikiye ngo ibi biganiro ahubwo wicara ubyumve neza, kuko uyu murongo watanze ahubwo niwo twigishijeho gusa, ni nawo twavugaga gusa. Reka tujye ku wundi. Yitwa Murenzi. Yaranditse aravuga ngo ariko madamu, uretse kwigisha abantu kudatanga icya cumi, koko umva sinemerana nawe bantu b'Imana, nimupfa kumiragura ibyo mwumva byose muzamiragura n'imisundwe. Wa mugani warizi iki Chantal? Ndagira buri wese inama yo kwegera Imana
ikamwuzuza umwuka wera agasobanukirwa neza ntayoborwe n'amarangamutima y'abandi. Ubwa mbere babujije kwikingiza, ubwa kabiri babujije gutanga icya cumi, n'ibitaraza bizaza. Mbiswama. Amen, amen. Cyakora avuze ijambo ryiza, abwira abantu ngo buri wese yige kwisengera no kuyoborwa n'umwuka wera atitaye ku marangamutima. Sinzi rero niba icyanditswe cyo mu kubara ariyo marangamutima, sinzi niba icyo mu gutegeka kwa kabiri ariyo marangamutima, sinzi niba inzandiko za Pawulo twasomye ariyo marangamutima kuko ayo marangamutima yo kuburana idini, yo kuburanira amadini rega umuntu nawe aba yarigeze kuyacamo, ariko igihe kikagera Imana ikayashyira ku ruhande ikakubwira iti cara hasi wiga ijambo ubeho uyobowe naryo, kubera ko uwo muntu uza ikikwereka ko nta rigima n'imwe afite. Niba ari twe turi kubwira abantu amarangamutima, kuki ari natwe tubaha ibyanditswe? Noneho utari kuvuga amarangamutima uri kuvuga ijambo ry'Imana akaza akadiscredita gusa, akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, hanyuma agasiga nta n'icyanditswe nibura na kimwe atanze kijyanye n'ibyo turi kuvugaho. Ngaho uri kuzana amarangamutima mu mbwira uwo ari we, nuwuzana ibyanditswe cyangwa nuwuzana ibyo atekereza mu mutwe we. Ati ubwa mbere bababujije kwikingiza, none se yasenze Imana imudutumaho ngo twikingize? Hari icyanditswe ahagazeho uyu munsi yahagararamo akatubwira ngo nitubikore cyangwa ntitubikore? None se reka ngarukiraho. Urumva hari ikintu aravuze ngo bwa mbere, sinzi niba wenda ari wo wavuze cyangwa sinzi abavuze, aravuze ngo bwa mbere ngo bababujije kwikingiza, ubwa kabiri none bababujije no gutanga icya cumi. Ati mbiswada ngewe ndabona nikuremo akange karenge naho undi baramamaza. Nigendere rwose mwene icyo bavuga kuri iki kintu, icyo bavuga kuri iki kintu, ubwo sindamenya ibyo ashatse kuvuga. Ese hari umuntu waba warigeze yigisha abantu kutikingiza? Ubundi se kwikingiza ni kujya kubibwiriza abantu, buri wese ntabwo ashobora kwigira neza kubw'umubiri we. Ni ngombwa kujya kubibwiriza abantu cyangwa kubibabuza? Buri muntu wese ngira ngo avuga ibintu ko yabihawe. Niba ngewe numva umutima wanjye cyangwa umwuka w'Imana muri ngewe atanyobora kujya gufata urwo rushinge, yenda bitewe n'ibirurimo, bitewe ubushize ndumva nawe narakubajije ako kantu nkubaza izina ry'inyamaswa icyo ari cyo. Izina ry'inyamaswa tubona, kuko abantu bategereje iyo bavuga ikimenyetso birengagiza ko Bibiliya itubwira ibintu bitatu. Bibiliya mu Byahishuwe 13 itubwira ikimenyetso cy'inyamaswa, izina ry'inyamaswa n'umubare w'iryo zina. Abantu rero batinze cyane kuri uru rukingo bavuga ngo ahari nicyo kimenyetso cy'inyamaswa, ariko ntibakwita kuri icyo kintu cy'uko ryaba izina cyangwa ryaba umubare. Ibyo ngibyo bisa naho batabyitayeho. Ejo bundi rero ndimo ntiraduiza video, ndimo ndeba ibintu bigize ruriya rukingo, nza kubonamo enzyme yitwa luciferase bituruka kuri Luciferi. Hanyuma iyi enzyme mu by'ukuri niyo izajya igaragaza ko wikingije. Ibi bya message ejo bundi biravaho. Ibi bya message ni iby'iminsi mike, ejo bundi biravaho baduha application runaka tuzajya dukoresha, wayishyira ku kuboko wagira gute luciferase ihite yaka icyatsi bigaragare ko ufite luciferase muri wowe kuko iri mu rukingo. Ubu kandi bagiye kuntera amabuye, kandi ibi nabyo noneho biri hanze ku karubanda, birasaba kujya gusa kureba contenu y'urukingo. Hanyuma rero kuko tuzi ko tugomba kwirinda tukagira ubwenge nk'inshira nk'uko Bibiliya itwigisha, ngo kuko dutumwe turi nk'intama hagati mu masiga, uwera wese iyo abonye icyo kintu kiramwarerita. Nicyo cyatumye nkubaza nti se Jean Luc, wowe utekereza ko izina ry'inyamaswa ari iki? Ese koko bazaryandika ku gahanga cyangwa bagize idedogeni yo kucyandika muri ADN y'abantu kikagumamo? Rero kuri jyewe ku giti cyanjye nta muntu ngira inama yo kwikingiza cyangwa kutikingiza.
inama ngira abantu bose ni ugutega amatwi umwuka wera, buri wese akamenya icyo umwuka muyobora gukora, kubera ko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ntago nugera imbere y'Imana uzavuga ngo nyamara ngo kanaka yabwirije ibi, ngo kanaka yarambwiye ati, none se umwuka w'Imana waguhawe ngo kubera umujyanama muri wowe amaze iki? Njyewe iyo mbireba mfite uko mbibona nkagira icyemezo mbifatamo, ariko se wowe ubireba ubibona ute ugafata ikihe cyemezo? Nubwo uyu muntu adushinje, ariko ndibwira ko mu biganiro twakora igihe nawe nta hantu tugeze tunavuga ubu nibwo bwa mbere iki kintu cy'urukingo kijemo. Ariko hari ibintu biriya bintu bitatu bivugamo hariya uvuze ni ibintu bikomeye. Ikimenyetso, izina ry'inyamaswa n'umubare w'izina ryayo. Ubundi igikomeye ni ikihe? Ni izina ry'inyamaswa, ni umubare w'izina ryayo, cyangwa ni ikimenyetso? Njyewe mbona ku ruhande rwanjye ikimenyetso gikomeye cyane kurenza izina ry'inyamaswa n'umubare w'izina ryayo, kuko abantu benshi bafashe umubare kuzaza ku muntu ku mugaragaro, barongera bumva ko hari wenda iryo zina rizaza rikakwandikaho 666 mu buryo bw'inyuguti. Hakaba n'abandi nabo bazi ko ari imibare izaguterwaho, kuko batubwiye izina ry'inyamaswa. Izina ry'inyamaswa n'ubundi n'uriya mubare nyine, nuko bigaruka mu nyuguti bikagaruka no mu mibare. Urumva hari ikimenyetso, hakaba izina ry'inyamaswa n'umubare w'izina ryayo. Rero icyo nabwira abantu badukurikiye, twebwe ntawe turimo kubuza kuvuga ngo turikingiza, kandi hano uwo tubwira ngo ajye kwikingiza. Ahubwo icyo twerekana ni uko ibi ni inyigisho numva nshaka kwinjiramo cyane, kandi ndumva umwuka w'Imana arimo arampumekeraho. Nuko ikimenyetso ni ikintu gikomeye kandi kirimo urujijo rukomeye. Yaba nk'ibishoboka iyo mibare bakayiguteraho tukayibona, nibwo umuntu wese atavuga ati bya bintu turabibonye noneho turahunze duhunge. Ariko niba kiza ari ikimenyetso kitagaragara gifite ibindi bintu gishaka kwerekana, urumva aho ni ikintu gikomeye. Rero simbone ni ikintu gikomeye. None se tuvuge wenda Clarisse, wenda tuvuge ndaguhanuriye ni Clarisse, Imana yaguye mu 500, dore ibyo bigezwe muri iyi minsi ni ubuhanuzi buri prosperity, nabwo nibwo butangwa gusa. Nakubwira ni ikimenyetso Imana iguhaye, ejo uzagenda mu muhanda utoragura 5,000. Ese ibyo 5,000 utoraguye ni 500 Imana iguhaye? Ariko ni igihamya cy'uko ibyo ngibyo byakubayeho bizabaho nyine, byakunda ya mafaranga uzayabona. Nukuvuga ngo 5 bitoraguye uhamya ko bya bintu nta kizabihindura bizabaho. Rero ikimenyetso nicyo kintu gikomeye, kuko kiramutse kigeze ku muntu ubwo kirahamiriza ko uwo mubare uzaragiza umugiye ahubwo niba ari ibyo. Kandi icyo kimenyetso nta muntu wapfa kukibona noneho, nta n'uwapfa kumenya ko cyamugezeho, keretse umuntu ufite umwuka w'Imana umenya kugenzura niba ari ikimenyetso cyangwa atari ikimenyetso. Clarisse, hariya mu Byahishuwe 13 akantu abantu bakunda kwirengagiza ni umurongo wa 9 uvuga ngo Ibyahishuwe 13 umurongo wa 18 uvuga ngo aha niho ubwenge buri, ngo ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi uwo mubare ni 666. Ariko ashyizemo akantu ngo aha niho ubwenge buri. Abantu bazi ko ari urwapa bazaguteraho umuntu wese akabibona. Numvise hari n'abandi bizera ko ngo bazabanza bakakurahiza ngo ukavuga ko wihakanye Imana. Ibyo bintu nta byanditse muri Bibiliya, bavuga gusa ko ihata abakomeye n'aboroheje kuyiramya. Abantu bose izina ryabo ritanditse mu gitabo cy'ubugingo bakayiramya. Ariko ibyo biri ukwabyo, noneho hakazaho gushyirwaho ikimenyetso cyangwa izina ry'inyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Iyo hajemo cyangwa, bivuga ko udakeneye ibyo bintu bitatu, kimwe muri byo kiraguhagije. Byaba izina urifite birahagije, cyaba ikimenyetso ugifite birahagije, cyaba umubare w'izina ry'iyo nyamaswa nawe urahagije. Ariko noneho yongeramo ngo ufite ubwenge aba ari umubare. Ni ibintu bisaba kuba vijira ugakanura. Ntawe uzakubwira ngo akira ikimenyetso ngo ndakikuzaniye, reka da, bazakiguha kwaje ku buryo uzashiduka ukigendana. Nugera imbere y'Imana ugifite ikubaza iti wagifashe ute? Imana se ko batatanze itangazo kuri televiziyo ngo ikimenyetso cyaje?
sinabimenye. Nayo ikubwira iti ariko naravuze ngo mubigiremo ubwenge. Ufite ubwenge agenzura akantu n'utuntu, akanini n'udutoya, byose agerageza bigenzure, abanza amenye ibyo ari byo mbere yo kwishora muri byo. Cyane cyane ikintu kije bari kukiguhatira, ukabona kugira ngo ugure birasaba kuba ugifite, kugira ngo ukore birasaba kuba ugifite, kugira ngo ugurishe birasaba kuba ugifite. Jewe icyo kintu cyatuma nkanura kurushaho kugira ngo menye neza ibyo ari byo mbere yo kucyishoramo. Yewe hari akantu uvuze, ahubwo uravuze uti ugahinguka imbere y'Imana. Nta n'uzahinguka, wahinguka utese. Twebwe gusa icyo twabwira abantu, aka kantu tukinjiyemo kubera icyo umuntu yavuze, ariko itorero rya Kristo mu isi rikwiriye kuba mu buzima bwo kuba koko rifite ubwenge bwa Kristo. Ntabwo Yesu yigeze yirukanka mu bintu ngo abyivangemo. Nayo mpamvu yagiye ashaka kwimikwa n'abaturage akabangira, akababwira ngo ubwami bwanjye si ubwina ahangaha. Niba Bibiliya ivuga ko umukristo, Yobu ndumva ari Yobu 28:28, uwo ni umurongo abantu benshi bazi, ndumva ashaka no kuwukorera. Iyo topic ndashaka kuyivugaho cyane, ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aba bashatse kutwereka ko umuntu wese wamaze kugera ku rwego rwo kwizera Yesu aba ahindutse umunyabwenge ukomeye. Bani magambo itorero rya Kristo nta njiji zibamo, bose ni intiti. Ni abantu b'intiti bakomeye, bagezeho bagira za profesora, baranaharenga, bo barenga naho ngaho. Rero sinzi kubona umuntu w'umunyabwenge wenda ku by'isi ugeze aho aba profeseri, hanyuma ibije byose agahita byirukanyiramo akabyirohamo, niba uwo muntu wamwita umunyabwenge koko. Umunyabwenge ni wa wundi ugera ku rwego rw'uko ibintu byose abanza kubyiga, akabigiraho amakenga, akavuga ngo iki kintu ngombe ngikorera ubushakashatsi bwinshi nkimenye, menye inkomoko zacyo nkimenye neza, akabona kucyinjiramo. None niba rero itorero rya Kristo, abizera Kristo Yesu ari intiti zo mu rwego rwo hejuru zirenze intiti zo mu isi, bagomba kwitonda. Ni nayo mpamvu umwanditsi w'imigani yavuze ngo umunyabwenge iyo abonye ikibicisha arakikinga, ariko umuswa kijyamo akababazwa nacyo. Ubwenge Imana yaguhaye burakumariye iki? Buri kukumara iki muri iki gihe cya none? Aho niwo kwizera kw'abera kuri, aho niwo kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Aho niwo akwiriye ubwenge. Ahubwo hari ikintu uvuze, hari ikintu uvuze, uravuga ngo abantu bizera umwami Yesu bakagombye kuba ari abanyabwenge. Mu by'ukuri binyibukije uburyo muri Bibiliya n'abantu b'Imana bajye bitonda. Muri Bibiliya abantu bose bagendanye n'Imana, ntago babaga ari imbaga nyamwinshi. Akenshi usanga ahantu majorite yirunze bibeshye pe. Akenshi usanga ibintu abantu benshi bahuriye aho, ndavuga muri Bibiliya, ibintu abantu benshi bahuriyeho baba bibeshye. Nko kwa Nowa ni urugero, barebaga meteo bakareba uburyo bimeze, babona Nowa yubaka inkugi bakabona ni umusazi. Imana igiye muri Uriya Bakarudaya, ntago yabasohoyeyo bose, yajyanye umugabo umwe witwa Aburahamu, abamubonye asize byose akagenda, bakabona afite ikibazo mu mutwe. Abantu bose bakoreye Imana bagendaga ari minorite, bagendaga ari abantu basa n'abatumvwa n'abandi bantu bose. Niyo mpamvu mu bintu byose uzahura nabyo nujya kugira jijoma ukoza, uzirinda ikintu cyo kuvuga ngo ariko se ubu ngo aba bantu bose miliyoni z'abantu bari kwibeshya. Kwa Nowa baribeshye, kwa Aburahamu baribeshye basigara muri Uriya Bakarudaya, kwa Yohana baribeshye, Yohana atangira kubatiza wenyine akavuga ibintu batari ko ubwo bwamavuga buri hehe. Mbese igihe cyose Imana yakoranye n'abantu. None se Eliya yari ari kumwe n'abahanuzi bangahe hariya ku musozi yica abahanuzi ba Bayali? Yari umwe rudori, ariko abo yishe nubwo bari bo benshi nibo barimo bibeshya. Rero kuba abantu benshi bagiye mu kintu ntago ari igihamya kivuye ku Mana yuko icyo kintu ari ukuri. Ahubwo tuvuze ibyo by'inkingo, nahoze ndimo ndeba ibintu biri kuba, niba ari strategy nshyashya yaje, ndavuga se ubu abanyamadini bazahagarara ku ruhe ruhande muri ibi bintu? Urabona birasa naho abamondiyaliste bafashe strategy nshya yo kuvuguruza ibyo leta ivuze. Ubu leta ziravuga ibintu, OMS ikabivuguruza.
noneho OMS yatangiye kuvuga bya bindi bamwe bita abakomplotiste bamaze imyaka 2 bavuga. Noneho ubu leta ziravuga ngo urukingo rwa gatatu, OMS igasohora video ivuga iti ibyo bintu rwose mube muretse, nta preve dufite, kandi suko batabiziranyeho witonde, babiziranyeho n'umukino bari gukina barawuzi. Ariko nibuka mu mwaka wa 2016 numvise ubuhanuzi bwankanguye cyane. Umugabo umwe wo mu Faransa arimo ahanura ngo hari crise iri hano imbere, ngo izanyeganyeza ibihugu, ngo ku buryo nta crise imeze bityo mwigeze mubona, ngo kandi iyo crise ntimuzayisohokamo batarerekana umuyobozi w'isi uje kuyobora isi. Kuri iyo crise yavuze neza ko izaba ari crise izazamo indwara y'icyorezo, ikazamo ibintu by'inkingo, ikazamo ibiki, ariko anavuga neza ko icyo gihe abanyabwenge bazaba ari bake mu bantu, ariko ntacyo batazakora ngo babwire abantu. Arangije aravuga ati iyo crise abantu batekereza ko bagiye kudukingira inkingo 3, 4, 5, 5 bikarangira. Yaravuze ati iyo crise izazana akavuyo mu isi, ariko ako kavuyo kazaba gateguye kuko ntaho izajya batarimika umutwaro ugomba kuza. Iyo crise ni naho ni umugabo wo mu Bufaransa, ndaza kukoherereza linki, ako kavideo naranagatraduije. Ni umugabo rwose w'Imana, ni ubuhanuzi yari arimo guhanura, yari arimo yigisha, ageze hagati arababwira ati nimwumve ikintu umwuka w'Imana mpaye kugira ngo nkibabwire. Ati iriya crise mwabonye ngo ya 2009 rien du tout, bya bindi mwabonye ngo by'intambara nta cyabaye, imbere hari crise igiye kunyeganyeza ibihugu. Akibivuga nyine wumvaga ari ibintu bidafatika, kuko ntushobora kumvikanisha ibihugu bituje nk'ibi by'i Burayi uburyo bizabamo akavuyo ngo abaturage bose bakajya bajya mu muhanda bakagira bate. Ariko ubu nibyo turuzi, ubu ngubu nibyo ibihugu twitaga ngo ni ibya droit turi kubona. Igihe utemeye kujya muri systeme bari kudushyiramo, no ku kazi barakwirukana. Rero rwose ubwo buhanuza buhabwa yanavugaga iherezo ryabwo. Aravuga ati abantu bazabizeye ngo nimukora ikintu bizarangira, nimukora iki bizarangira. Mbonereho no gusubiza umuntu muri commentaire wigeze kubaza ngo ese ngo Yohana ko yabatizaga abwira abantu ngo uri inyuma yanjye azaza batirisha umwuka n'umuriro, tukaba tutabona babatirishijwe umwuka n'umuriro. Umva, barahari Yesu aracyabatirisha umwuka n'umuriro, ntazanarekeraho. Pawulo yigeze kugera mu itorero ry'Efeso, abona ni ikintu kiri aho cy'ikidendezi kitabuja, koko mu by'ingeso nziza barabyujuje, ariko barabura umubatizo wa Yesu Kristo ari wo w'umwuka n'umuriro. Arangije arababaza ati ariko mwabatijwe mubatizo ki? Nabo bati ni uwa Yohana umubatiza. Ngo arangije abarambikaho ibiganza, noneho buzura umwuka wera. Kristo aracyabatirisha umwuka, Kristo aracyabatirisha umuriro, kandi abantu baracyahari bavugishwa n'Imana no muri ibi bihe turimo. Ubwo nari mbivugiye, ubwo buhanuzi numvise uyu munsi nkaba ndimo mbona gusohora kwabwo, kuko nkitangira kubibona nahise nsubira gushaka iyo video njya no kwitraduiza mu Kinyarwanda kugira ngo ndebe ko hari abanyarwanda bene wacu bakizera ko umwuka wera uriho kandi afite abakoresha bakurikira bakamenya ibi bintu aho biri kutuganisha. Hazagenda haza mezire, haza izindi, ariko byose bizarangizwa nuko umutwaro ugiye kuza agomba kuza akaduha amahoro y'amahimbano, amahoro y'akanya gato y'amahimbano y'ibibeshyano, ariko ayo ngayo n'ubundi azayatwara nk'uko yayazanye. Clarisse, Imana iguhe umugisha. Hanyuma mu gusoza rero reka nkwibariza kandi kabazo abantu bagiye bambaza baciye inbox, ariko na hariya muri commentaire kuri YouTube ubanza hari izo nabonyemo. Ubwo turacyari muri cya kiganiro cyacu cya Babuloni, bitewe n'imyizerere cyangwa se imyizerere ishingiye kuri discipline z'amadini twagiye duhabwa. Ariko akaba nubwo rimwe na rimwe ushobora no gushaka ibyo bintu muri Bibiliya ugasanga biragoranye, n'uwabibonamo akayeterpretinga mu buryo butari bwo, kubirebana n'imisatsi yawe. Abantu benshi bajya bagaruka ku bintu kuri wowe, imisatsi, amaherena, ati sura muntu wambara amaherena, cyane abarundi bo bamereye nabi, cyane nk'abarundi bo muri Pentecote y'u Burundi.
ati iriya misatsi se imeze iti? hari uw'ejo bundi we nabonye ku kiganiro duhetse gutanga kiriya cya nyuma cy'icya 10, arambwira ati noneho yambaye agatambaro atari ko ni byiza cyane, atari ko burasanga imisatsi yayitwikiriyeho iboshye. none wowe uravuga iki ku birebana n'iyo misatsi yawe n'amaherena, kugira ngo usobanurire abantu ko abantu bafite ikibazo cyane ibyo bintu? urakoze cyane. hari uherutse kumbwira we yabiboneye igisubizo, ubwo nabo bahuje ikibazo ahari bakigira igisubizo. We yaranditse muri komantere ku yindi shene, aravuga ati mana uyu mugore ndamukunda n'ijambo rimuvamo, atari ko kugira ngo mwumve bisaba ko nipfuka mu maso. niba yubika telefone ari kumva, niba yambara igitambaro mu maso sinzi ukuntu abigenza. kandi ntangira kubona izo komantere, nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma ibice 14, aho Bibiliya ivuga ngo abadakomeye, reka tuhasome. Abaroma 14 turahera yenda ku murongo waho wa mbere. Bibiliya iravuga ngo udakomeye mu byo yizera mu mwakire, mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Umuntu umwe yemera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza, kuko Imana yamwemeye. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara, cyangwa akaba ari hagwa, ariko azahagarara kuko Imana ari ibasha kumuhagarika. Reka wumve umurongo wa 14 13, reka bariho mpera. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirira iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Ndabizi kandi nemejwe rwose n'Umwuka Wera n'Umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya, uwo niwe gihumanya. Andi magambo ntago ndi buyavugeho, ndumva yisobanura. Ndavuga gusa ku murongo wa 13, aho Bibiliya ivuga ngo uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirira iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Aya magambo maze kuyasoma naravuze, ariko mana, ubundi wa mugani umusatsi wanjye, amaherena yanjye ntibigiye kuba igisitaza rwose? Umbikuremo njye nambara igitambaro ninjya kubwiriza ngirente? Ntangiye kubisengera, hakwadukira undi muntu araza arampugura, ambwira ko nzasome Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, nta muntu usenga wicaye. Arampugura neza ngo no gusenga nicaye mbiveho. Bukeye haza undi, ni nk'Imana yagira ngo inyereke ko ninshaka kugenda mpindagurika kubw'imitekerereze y'abantu, ahubwo nzatora waraza ndimo, nzarwara muzunga ndimo nzungagurika. Haza undi arambwira ati ariko rero muvandimwe, wibuke ko ibyanditswe byera bibuza umugore kubwiriza. Ati niyo yabwiriza abagore gusa. Ati none wowe uricarana na Patrick w'umugabo, ukicarana na Jarike w'umugabo, ukiha kubwiriza mu maso yabo? Aho rero niho nahise mvugira ntuwite ba bantu b'i Babuloni, niba ari ukubagusha byo nzabagusha kuri byinshi. Ni nambara igitambaro bazavuga ko ndi umugore, ninkuramo amaherena bazavuga ko nsenga nicaye. Numva ibyo bintu sinabivamo, ndavuga nti noneho ahubwo bareke twe gucirana imanza, twemere yuko ari nta gihumanya, ahubwo utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Abaroma 14 umurongo wa 14. Ariko noneho tukiri kuri ibyo bintu, ndagira ngo nkwibarize Jean, ubundi ibyo bintu byo kwambara amabiju byabaye icyaha ryari? Byabaye icyaha ryari ko njya kubona? Hari igihe nibaza ijuru tuvuga tuzajyamo, mana yari nkavuga ntubanza hari abantu bazarigera imbere bagahita basubirayo biruka, kuko nahagera akabona Rebeka muka Isaka. Aburahamu yagize atya koherereza ibikado by'amabiju. Uribuka impano Aburahamu yahaye umugaragu ajya gushakira Rebeka umugeni? Yamuhaye amabiju yo mu bwoko bwose, yari n'umukire rero, si ukumuha amazahabu bya bindi bring, ku buryo ngo yari yambaye ibyo ku maboko, yambaye ibyo ku matwi, yambaye ibyo ku mazuru, sinakubwira. Rebeka yirimbishije. Byabaye icyaha ryari ko nzi ko gufuha kw'Imana kutari kwihanganira kugenda imbere y'iteraniro ry'abantu banduye nk'inkingi y'igicu, ngo ibagende imbere nk'inkingi y'umuriro, mu gihe bari mu iteraniro
igihe yari irimo ibanyuza mu butayu ko bari bambaye amabiju, Bibiliya ibitwereka koko byabaye icyaha ryari. None se hari n'uwigeze kumbwira ngo Jisitoma ngo urabyivugiye ngo bamaze gukora cya kimasa ngo Imana yarafushye cyane ngo kuko ngo bagikoze bakoze amabiju yabo bayakuyemo aba ariyo akora mu bimasa, aba ariyo akora icyo kimasa basenze, ngo Imana ihita ifuha ihita ibabuza kongera kubyambara. Ntese wampa icyanditswe? Urumva, kubera ko Imana yababwiye ngo nuko mukuremo iby'imirimbo yanyu nanjye mbona uko mbagenza. Icyo gihe cyo bari bagiye gusenga ntago Abisirayeli biyirizaga bambaye imyenda y'imirimbo, bambaraga ibigunira bakisiga ivu bakajya imbere y'Imana nta cy'umurimbo na kimwe. Ariko icyo ngicyo nicyo bahinduyemo ngo Imana yahise ibabuza kwambara amabiju. Ariko niba ufite Bibiliya yawe, Yeremiya 2 gusa ubundi mpite ndangiza, kuko niho hari igisubizo cyerekana ko Imana itigeze ibabwira kureka kwambara amabiju igihe bari bamaze kuyakoramo ikimasa. Ariko kandi narababwira ngo buri nsomera umurongo wa 32. Mbese umwari yakwibagirwa ibyo arimbana cyangwa umugeni ibyambarwa bye? Nyamara abantu banjye banyibagiwe iminsi itabarika. Amen. Aha ndagira ngo nkwereke ko ibintu byo kurimba byari ibintu bisanzwe cyane mu maso y'Imana. Ku bantu bakoresha Bibiliya y'Igifaransa baravuga ngo mbese umwari yakwibagirwa se bijuze ngo cyangwa umugeni akibagirwa ses ornement noneho ni igihe wirimbishije umubiri wose. Ngira ngo mbwira abantu niba koko kuri ariko kubenteresa mujye mubenterese n'ukuri. Paulo, Petero bombi baravuze ngo ntimukirimbishe ngo ndashaka ko abagore bambara birinda ngo batirimbisha amazahabu cyangwa imyenda y'igiciro cyangwa. Ariko iyo nambaye aya maherena ni ndikubwira ko ari zahabu. Ko Paulo yari ari kuvuga ku bijyanye no kugira rikse, yari ari kuvuga kuri bya bintu bibahenda bakihanika. Kandi ubu umuntu mbuza kwambara amaherena wasanga bimbwira yambaye baze y'ibihumbi 300, njye niyambariye amaherena yanjye yamagaye amafaranga 500. Ubwo rwose ukumva niwe wakiranutse mu gihe wari kugura imyenda yoroheje ugatunga n'abakene. Nyemerera yenda kugira ngo tukate long story short tubigire bigufiya, ariko rwose ntago njya mbona igihe byabereye icyaha. Ibyo Petero yababuzaga, ibyo Paulo yababuzaga byari ibintu bijyanye no kwihanika ngo bajye muri rikse. Ubu ko mwese mwambaye impeta z'izahabu, kuki mutabona ko icyo cyanditswe kivuga ku izahabu? Ko mwambara imyenda ihenze, kuki mukunda uburyarya mukareba ibyo amadini yabigishije ntimutinde ku by'ibyanditswe byabigishije ngo mumenye ko iyo myenda ihenze ariyo Jisitoma Paulo yavugagaho? Ibyo bintu by'amazahabu byari bihenze muri icyo gihe. Kandi nkwibutse muri Bibiliya iyo bashatse kuvuga amaherena bavuga impeta zo ku matwi, bavuga impeta zo ku mazuru, amaherena yo mu zuru, ntago bavuga zahabu. Ikintu yari ari kuvuga n'iriya meto presi ni zahabu kubera igiciro cyayo cyinshi. Ikintu yari ari kuvuga ni iyo myenda y'igiciro cyinshi birimbisha, bakibagirwa imirimo myiza irimo gufasha imfubyi, imirimo myiza irimo gufasha abapfakazi. Ya mafaranga batakaza muri rikse bashoboraga kuyakoresha mu mirimo myiza, kuko hasi arababwira ngo aho kwirimbisha ayo mazahabu, kuko izahabu ntibivuga amaherena. Izahabu waba n'umukandara, izahabu yaba n'isaha, izahabu yaba n'impeta yawe wambara. Izahabu ni icyo kintu kiguhenda gikoze muri iyo zahabu. Ariko yongeraho ngo mwirimbishe imirimo myiza, aho kumva ko imirimbo yanyu izabasaba ibyo biciro bihanitse, ahubwo mwirimbishe imirimo myiza. Imana ibahe umugisha. Ibi byo ni ibintu bijyamo impaka nyinshi kandi abantu bagenda babitangamo n'ubutumwa ngo Imana yabatumye. Niyo mpamvu navuga ngo ni ikiganiro cyaba kirekire cyane cyane buriya nk'iyo mirongo uvuze, yaba hariya Paulo yabwiye Timoteyo, yaba Petero, ni imirongo iremereye cyane kandi nanone bisaba kuyivuga mwitonze mukayiganiraho cyane. Urugero nk'ubu tuvuge wenda Clarisse dufitanye gahunda yuko turi buze guhurira kuri Zoom ngo tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma ugatinda
urimo gutunganya imisatsi yawe ikakurangaza igihe twatanze kikarangira, uburyo dusoza uza kubonana nanjye nzi neza ko icyagutindije ari imisatsi. Ushobora kubwirana rero ujye ureka iyo misatsi yawe ariko uze dukorera Imana. Ujye ureka ubwo bwibone. Ne kuvuga ubwibone abandi imisatsi yawe wayihorera, akubwirana rwose ndagusaba iyo misatsi yawe ujye uyihorera ariko wubahiriza igihe tuvuga ubutumwa bwiza. Iri jambo ryanditswe bazaryumva nyuma y'imyaka 100 baje bavuga ngo wumvishe ko kanaka yavuze ngo imisatsi bayihorere. Kandi ngewe impamvu nabikubwiye nuko byakurangaza ngo mbikugutinza gukora umurimo w'Imana. Nyamara sinakubujije kubikora, ahubwo nakubwiye ngo kugira ngo umurimo w'Imana upfe iyo misatsi wayihorere ku murimo kagenda neza. Ntabwo nshyizeho itegeko ngo ubireke burundu, ahubwo ni nko kugucyaha kugira ngo ejo utazongera kwica gahunda. Erega nunareba muri gahunda ya Babuloni, uzasanga buri dini ryose rishyiraho ikintu runaka kibabera nk'ikimenyetso kigaragara inyuma mu bifatika yuko koko abayoboke bari mu murongo neza. Kuko Babuloni twavuze ko ari controle, twavuze ko ari uniformisation. Iyo uniformisation rero igomba kugira ikintu ihuriyeho. Bamwe ni imisatsi, abandi ubwo imisatsi nabitwa abageni bo babujijwe no kogosha. Ugomba kubutunga uko wangana kose, niyo waba uri injwiri gute ntiwemerewe gukoraho. Abo nabo bita abageni, nabo bafite ibyanditswe. Abandi noneho ni abanatirere, nubwo Bibiliya ivuga ko ubwiza bw'umugore ari umusatsi, aho kugira ngo uwutunganye wawogosha. Abo ngabo ni abandi noneho bakabuza amabiju, abandi bakirasambura oturu y'isabato, abandi bakirasambura oturu y'icyacumi. Buri bantu bose bakagira akantu kabo kagaragara inyuma kazajya kabahamiriza ko za ntama ziri mu murongo neza wo kujyana kubagwa, zitavuyemo nyine cya kindi kigaragara inyuma, kuko ibyo mu mutima tutabireba. Ubwo rero nyine ibyo ni ibintu biteza confusion kandi biturutse muri Babuloni. Kandi yo mpamvu navuga ngo niba Pawulo abwiye ngo kandi abagore nuko ndashaka yuko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda akajya muri biriya byose, ugiye mu mateka byonyine ukajya gukorera amateka kuko Timoteyo yarayoboye itorero rya Efeso. Hanyuma Pawulo yandikiraga Timoteyo nk'umushumba w'itorero rya Efeso amuha umurongo ngenderwaho w'abadamu n'ibiki byose. Ariko ushobora gusanga hari akavuyo kenshi k'abagore batinda mu kwambara ibihenzi n'ibiki byose, bikabatinza mu gukizwa no kuboneka mu nzu y'Imana. Akaba yavuga ati rero abagore ndashaka yuko bareka imyambaro ihenze, be kwirimbisha kuba umusatsi cyangwa izabo cyangwa imparagate cyangwa imyambaro y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishisha imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bibaha Imana. Ntabwo Pawulo ko avuze gutya wenda avuze ngo ntimuzigere mwambara umwenda nibuze ugura 100,000, kuko umuntu ashobora kuba afite nibuza miliyoni ye akagura umwenda w'100,000, 900 akagenda akabifashisha abakene, cyangwa akagura umwenda w'500, 500 akabifashisha abakene. Ahubwo Pawulo yarebaga ikirimo gutera umurimo w'Imana wangirika. Aravuga ati rero ahubwo ibyo babyihorere birimbishisha umurimo w'ingeso nziza, bagira imirimo y'ingeso nziza, be kwirimbishije ibyo ngibyo. Ntabwo ugeze abuza abantu kwirimbisha, ntabwo icyo yashatse kuvuga. Aha rero ni uburyo kuticara ngo banze kugira inspiration no gutekereza igitumira ijambo ryavuzwe. None se yashaka kubwira abantu ngo bambare incakarafu bajye bambara nabi se? None se ko Imana nayo idakunda ahubwo n'abantu bagira umwanda? Duhurira mu rusengero dusa nabi se? Hoya. Nshobora kuba mfite miliyoni zanjye 200, agera nkagura umwenda wa miliyoni 20, narangiza ngafata izindi 20 nkazifashisha abakene. Nozo uzavuga ngo namba mwenda uhenze ngende gukora iby'Imana ishaka kandi nkanambara ngewe neza. Ibyo nta kintu bivuze. Ahubwo abantu bakwiye gutekereza ikintu bakakirebaho, bakareka gutinda mu tuntu tudafite umumaro. Ibyo ni ibya Babuloni. Ahubwo dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi ugusohoza rwose. Amen. Niwe gakiza kacu kandi aduha umurongo wose uko dukwiye kwitwara. Ibi rero nyine ariko ibaza ahantu Imana itangara ngo ariko se ngo umwari yakwibagirwa ibyo arimbana, ngo umugeni akibagirwa ses ornements. No kumana icyo kintu kiratangaje. Kubona umwari utarimbye muri icyo gihe yabivugiragamo byaragahomamunwa, byari bitangaje no kubibona.
wagira ngo Imana yari itarabibona, irimo ibwira ubwoko bwayo ngo muri mwebwe harimo umwari wakwibagirwa ibyo arimbana. Ariko ntabwo dushishikariza abasanzwe batabikora ngo mujye kubikora, ariko rero mwihinduka abafarisayo ngo mwikoreze abantu imitwaro mudakozaho intoki zanyu. Uzi ko muri Ezekiyeli 37 harya niho avuga ngo nuko nkunyuzeho nsanga umeze utya, ngo ndangije uzasoma ibyo yakoreye uriya muntu. Uzi ko Imana igereranya ibiri mu ijuru n'aya mabije dukoresha hano ku isi. Rero vrema ibintu bitababaza Imana ntibikakubabaze mwene da, ibintu bitababaza Imana ntibikakubabaze, ndakwinginze. hanyuma mu gusoza turashaka gusoza kugira ngo aka kanya twa tugusubiza ibibazo ku bantu bagiye bandika, wenda bagiye basa nkaho bashyiramo ibitutsi, abandi ugasanga baratera amashuti ikintu batabanje no kugitega amatwi, ariko hari n'abandi bashaka gusobanuza. Abo bose turizeza abakurikiye Ayaroni yuko turahanga kugira ngo dufashe abantu barusheho gusobanukirwa ibirebana n'agakiza. Ntabwo dufite intego yo kurimbuza abantu, ntabwo dufite intego yo gukura abo bantu mu madini ngo tubajyane kurimbuka, oya. Kuko naho ngaho mu madini naho n'ubundi navuga ngaho muri naho urebye neza wasanga aho ari bo mwicaye mu irimbukiro. Ahubwo intego dufite niyo kwereka abantu icyo ijambo ry'Imana rivuga, ku mugenzi koko wa wundi wanditse mu gitabo cy'ubugingo, nawe akavuga ati kanange koko nikora ubushakashatsi ndebe, atarabwita utera ishoti kubera ko hari ibintu bagushyizemo kumva ntibikureba ibyo bintu, ahubwo gatubona ko ababivuga bayobye, oya. Nawe ahubwo soma ijambo ry'Imana, iyo niyo ntego dufite. N'ikibazo cyose mwagira, abakozi b'Imana tubatumirira, tuzatongera tubazane bongere basobanure. N'ubu nabishoboye wowe ukaba wumva waza kubaza ibibazo, mushobora no kuduhamagara kuri WhatsApp cyangwa se kuri telefone, turi mu kiganiro tukabaha isaha, ukampamagara jewe ukambwira uti nujya gukorana ikiganiro na Kararisi cyangwa n'undi runaka, uzambwire ngo uhamagare nge mubaze ibibazo muri gukorana ikiganiro. Nabyo ni byiza, kuko turifuza ko abantu bagira ku rugero rwiza, nk'uko Pawulo avuze ngo dukure tugere ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Kararisi, Imana iguhe umugisha rero w'iki kiganiro no kuri aka kantu dusorejeho. Ndabizi ko noneho bazatera amabuye menshi cyane kubera ba bantu nahoze mvuga bari gutambutsa ubutumwa rwose barahari rwose, barimo kuzana ubutumwa ngo burebana n'ibyo bintu, amaherena, kuboha imisatsi n'ibiki. Bakavuga nyine ko Imana batumye. Nanone uwo ngo kereka nawe ugiye guhangana nawe, ariko icyo tubona cyo nuko dukwiye twese kurangamira ijambo ry'Imana twumvire tubwira. Naho iyo mirongo yose ndumva unayizi, yaba mu Kuva, yaba muri Yeremiya, yaba muri Hoseya, yaba mu birebana n'imyambarire, amapantaro, yaba hirya iyo ngiyo hari n'abantu bari barabisabye ngo tuzabikore ikiganiro, yaba hariya dusomye muri wivuga amapantaro, yaba ariko hariya wivuga amapantaro utanyibutsa ko Yesu yambaraga ikanzu. Nyine ibyo byose ntabwo babyitaho, bahita bavuga ngo wari umuco ngo w'Abayuda. None se umuco w'Abayuda mu by'ukuri ntihari n'imyenda isanzwe n'ubundi y'amapantaro n'ibiki? None se twe twambara inshabure kuko ariwo muco w'Abanyarwanda? Uretse n'ishabure hari n'igihe twambaye impu gusa zitarajyaho n'izo shabure, ari ukwambara upfuka imbere gusa. Hari umuntu duherutse gukora ikiganiro uzanakibona, ibyo byose yarabizanye, ibyo ngira bimusubirishamo tubijyamo. Hanyuma rero murakoze cyane, reka tubashimire cyane mudufasha gusenga kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe muri ibi biganiro turi gukora, kandi ikomeze kubohora ubugingo bwa benshi. Dusenga Imana. Mwami wacu turagushimye ko ubu duhaye ubu buryo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Uwiteka ndagushimira abo watoranirije ubugingo, yuko byanze bikunze ijambo ry'ubugingo rizagera mu buzima bwabo, Mwami Imana, kandi ribahindure, rigere urwego ribavanaho nabo ribagezaho. Mwami, abo bawe nibo dusengeye Mwami wanjye, kugira ngo barusheho gushora imizi muri wowe. Mwami Imana, urusheho kubakundisha gusoma ibyanditswe byera, kandi Mwami urusheho kubakundisha kugira ngo ubwo bazajya baba basoma, Mwami wanjye, umwuka w'Imana ajya abana
kubana nabo abafashe gusobanukirwa nk'uko ya nkone y'umunyetiyopiya yasomaga ntisobanukirwe, ariko yahura n'uwuzuye umwuka wera wahuye n'umwuka akabasha kuyisobanurira. Reka nkwinginge rero kugira ngo uriya mwuka wa kiriya gihe, umwuka wera wawe udahinduka, aba ari uzajya ubana n'umuntu wese weguye igitabo cyawe agiye gusoma, kandi utere inyota mu mitima y'abantu kugira ngo bakunde ijambo ryawe Data. Abaheranywe na Babuloni Mwami nabo turabasengeye, icyampa bakumva kuguhamagara Mwami wanjye, kuko ijambo ryawe rimbwira neza yuko ntawe uzaza kuri Kristo atarehejwe n'umwuka wera. Nyemerera mwuka wera w'Imana wongere ureshya abantu bari kurimbukira muri Babuloni, ubakundishe ibyanditswe byera, ubakundishe kunyura mu nzira ifunganye, ubakundishe kugendana nawe Mwami no guhora bamesa amakanzu yabo, kugira ngo kuri wa munsi bazabashe guhagarara imbere yawe. Urakoze Data, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Reka dushimire mwebwe mwese mwari muteze amatwi cyangwa mufashe umwanya wanyu mukurikira ikiganiro, kandi tubasaba ngo niba ufashijwe usharinge ku nshuti zawe, kandi dukomeze kungurana mu ijambo ry'Imana, kandi ukore like, comment, turazikeneye zanyu, ndetse niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo urusheho gukomeza kubana natwe buri biganiro byose bitambuka kuri Iron bikugereho. Karesi turagushimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe